nasa amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza Blandine. Byagendaga n'akazi nyine n'ibintu bisanzwe. Ndabyumva ntabwo byoroshye. Wowe se amakuru meza bite? Nanjye ndaho nyine nabonye mva school ngeri n'amahoro ariko ntabwo byoroshye. Siko wabaye muzungu mwe. Ese wikabya nawe. Ibyaye nijya mbona ku mateleviziyo nabonye umwanya. Oya nabyadanje nyine biraho. Kazi biragenda se? Ku kazi biragenda. Gusa nyine hari umuntu ndimo gukurikirana mu rugo. Bahohoteye nyine nasanze bakubise ari mu nzira. Ndavuga nk'umuganga ati reka mufashe. Ubundi ngo ndimo mukurikiranira mu rugo nabonye bidakaze cyane atari ngombwa ko mujyana kuri senta. Uwo muntu se ko numva tumyigirimo. Ntumbisha mwita ngo no ari Fred. Freddy? Nibyo se nayo. Freddy se uramuzi se Fred? Oya se ko mbazi ba Freddy benshi ubwo nabyirwa n'iki. Ariko numvishe ngo hari umuntu we bita Berite. Inde? Freddy nzi uvukana na Berite. Uramuzi se Fred? Ndumva muzi. Ndamuzi. Cyagenze bite? Nuba mubonye mu nzira gutyo witambutse. Erega nawe Blandine abantu bose babahitana ntabwo mu nzira muhura ntabwo bamumenya. Yubuse yuwe n'umuntu afite ikibazo uramufasha. Urumva Berite uwo Fred uvuze wagize ikibazo. Umbwiye ko avukana na Berite siko mbwiye? Barambwiye ngo afite umuntu we bita Berite. Ndamuzi. Fred. Okay. Ubwo rero ndari amasaha akuze kandi twahirukanaga mu gitondo. Niragira ngo njye kumukurikirana hari imiti nagombaga kumuha kandi reba habura amasaha makeya. Ubwo rero nubona akanya waza ukamureba ari mu rugo kuhasanga umuzi. Twabona nuko dukurikirana n'abantu bamugiriye nabi. Nta kibazo naza kuza kuguhamagara ariko ndumva Fred nyine babaje. Saba nta kibazo uri buze kumureba rero. Ntacyo. Kamugeze ku muryango. abatanga ibiceri biri ku meza kunje ntabwo wankoresha akazi uvanga kunyuka na uri mu ariko nako nabataya afite ni ku meza baranditse niba akazi umuntu aba yarakoze hano atayafite arandike man bozo waje umwese muza se akazi bozo gasoje nta kintu wazumbwira se bimeze gute ya amafaranga yo ndi kuyashaka yo ndayabona amafaranga sikumbye bigifuwa kibwira ngo amafaranga araboneka kwe maze kubivugana umuntu nyine murabo mugiye murindire gato wenda ndabahamagara ibintu byanyu ndazifite ndabahamagara hari ikibazo kuri telefone se ko umuntu nareza bahagaze umusaza nese nabaye akazi turaziranye ndabizera kandi ngombwa ko igihe mbabwiye ko mfite ikibazo cy'amafaranga mugomba kunyumva boski ibintu byitondeshe ariko nari mwizeye ko ari ku meza akaba ari kuzana ibibazo mwana ariko amafaranga ajya abura kandi ntabwo wabuze boss ntabwo ari ukuguhezana amafaranga ndi kuyashaka agenda witonde ndikayashaka hari ikibazo amafaranga ndi kuyashaka mugende mutegeze nzabamagana urimo kudukanga ntabwo ari ukugukanga shumi kaskora karumvikana ugomba guhenga ariko
mu gihe amafaranga ataraboneka ikintu utegereze. That's why. Si waduhaye akazi si usuzi ukuntu twagenje wadutumye utinda gato ntacyo sava nyine kuba mwakarangije ndabyumva nanjye ndi gushaka amafaranga yanyu bahereza amafaranga yanyu. Twe dukina n'imitima y'abantu. Nyuma y'iminsi ingahe nzaguhamagara ufite nimero sinjya guhamagara nk'akazi. Ntabwo dukina n'isura. Tegereze none nzaguhamagara nk'amafaranga. Ntabwo dukina n'isura dukina n'imitima y'abantu. Yes, genda nyine. Siko kazikora se. Niko kazikora. Nzaguhamagara nk'amafaranga. Ibintu tubivuganye biri fresh. Bro. Man, byoroshye man bro. Ariko wowe genda nzaguhamagara nk'amafaranga wanjye. Bro, wowe tuza. Grafre barakubabaje. Hafi. Aho ndi kubabara. Ahantu hose umutwe barawumene. Berite, mama arihe? Mama yataye umutwe yarakubuze ubahari. Arahangayitse cyane bikabije. Ariko njyewe namenye amakuru yuko hari umugiraneza gutoraguye. Abantu muri kayitsa kuvuga ngo bagukubise ngo bakujugunya ahantu ngo kumugiraneza aragutoragura. Nanjye mfata icyemezo cyo kuza miga ahantu hose ndebe ko nabona uwo mugiraneza nkaza kukureba nkareba uko umeze. Ariko Imana ishimwe ubwo mwubonye kandi nkabona uri no koroherwa nubwo atari neza cyane. Sha nanjye nisanze hano ahangaha ndaribwa aha hose n'ibisebe. None se Grafre wambwira abantu bagukubise baguhohoteye gutya warabashije kubamenya? Icyo nibuka nuko bankubitaga bambuza wa mukobwa witwa Mutoni. Ibyo nibyo nabashije kumva. Uzize umukobwa? Nanjye nakoze amahitamo. Ara niyo mahitamo yanjye nta kundi. Nimba ari gutyo urukundo rumera. Feredi wari guteze? Bisaba nta kibazo. Urumva simeze? Koroherwa gakeya. Ariko bigereranyije na mbere ko nakuzanye wese ndareba hari ikintu kirimo kwiyongera kabisa. Se mugongo bazakira rya? Oya bamwe batangiye kweguka nazuzanye atabasha no kuvuga. Mo narakira aho. Fata mugongo n'umubabazi. Ihangane bandagiye. Aho kuko urumva bimeze bite? Iyo urambuye gutyo mba ndi kubabara. Humura ubwo watanye no kurambara bikemera urakira. Ahubwo amasaha yamfashe hano nakuzanira ibyo bintu. Bari kumwe. Kira Berite. N'amazi. Rekera. Ndashaka ko ba bagabo ubakusanya bose bakaza tugakina ya dero wa muntu tukamukura mu nzira. Oya ntugire ikibazo cy'amafaranga, amafaranga yarahari ntugire ikibazo. Kandi mubigire vuba kuko ndabakeneye cyane kandi ndashaka icyo kibazo gikemuke. Papa Blandine. Komba numva uri ku matelefone atashira. Nta kazi cyo ukorera ko n'ubundi wanze kumbwira akazi ukora. Mama Blandine akazi ni ikibazo.
akazi nkora sinakakubwira kuko ndakugaburira ndakwambika abana mbishurira amashuri kandi nkabishurira neza. Hari ikindi kibazo kiri hagati y'uko ntakwiga nkubwo impamvu z'akazi? nakumenyesha ko izi diri uri gukina wazijyamo neza. Diri nkina neza akazi kandi akazi kadutunze. Ubuzima tubaho bwa buri munsi busaba amahitamo mabi, meza cyangwa se yo guhora ugenda. Njye nahisemo guhora ngenda. Sinzi niba bizaba meza cyangwa mabi. Bitte. So? Sisi, uravuga ko hanze. Halo. Ok papa, narebe turi kumwe kabisa. Minota mikeya ndaba amaguru. Sawa. Ako se verite nawe urabyemera kwera? Ibiki se kandi ko nzi ko mukuru wanjye atajya abeshya, byaba byatewe n'iki kugira ngo kubeshye? Reka da, Fredy yambwiye ko adakundana na Blandine. Nawe se urabyemera kwera? Sha nibyo koko ntabwo nkundana na Blandine, nta rukundo dufitanye. Gusa ndabona uwo nahisemo rwose agiye kuzanyicisha. Ese grand frère utambwiye ubundi ko dero kujya gusenga nubwo tukubona bakongera kukubona byakugendekeye gute? Sha Berite ni birebire ariko rwose nanjye ubu gusa ibi byose ni utambwira ko ari Mutoni. Mutoni? None ko mbona uje ufite igihunga n'ikihe kibazo? Bose twabaye tukihagera, polisi sitwamenye iyo zaturutse, boro zirabura birabura ibibazo. We, icyo kibazo n'umurwayi mu mutwe ntabwo icyo kibazo yakizana. Kuzanye igikapu kimwe ikindi kiri. Igikapu kimwe cyabuze, turiruka abandi turagenda ntitwamenye igikapu kimwe cyagiye. Umve nkubwire, ahubwo ati njyewe mbure imari nabura umuntu
kubw'uko ngiye niba narashoye ngashyiramo imari yanjye ukangizaza ko ibintu byose uzabikora mu mucyo bikaba byanze ndakubwiye nta buri muntu bose bumura nta kibazo ariko wibuke ko hari n'amafaranga utari wawe. Blandine karibu hano niho rero mu rugo. Murakoze. Ngira ntabwo rwaye rworoshye. Fred se yameze ati mubwira ze musuzi. Fred yararyamye reka nze mubwire ko nta kibazo. Freddy. Kumani ndasare. Nuko wabaye. Yego ko. Icara. Yego ko. Nayi. Nuko bakugize. Amakuru se Blandine. Turaho. Anjye nawe n'ibibazo. Nawe n'ibibazo abantu barankubitagura. Ndabibona. Ngize amahirwe mbona umugira neza. Nanjye uyu mudokita mubana niwe wambwiye ngo nyine aje nzaniye amakuru. Nyine ahubwo ndakuzi. None se Freddy. Byaje gute kugira ngo umire gutya n'ubu wahuye n'abantu gutya baragukubita tu nta mpamvu? Shaye byanjye ni birebire. Ni birebire cyane kabisa. Sinzi icyo nakubwira. Birebire gute se? Nta kintu mfite cyo kuvuga. Nanjye nabonye biba. Nashidutse abantu bari kunkubita. Gutyo nta mpamvu. Nta mpamvu nanjye namenye. Nashidutse abantu banyoraguye mu nzira mvuye gusenga. Muri make nta kintu mfite nakubwira ku byabaye. Ntabwo mbyumva. Ukuntu wagenda mu nzira gutyo sibwo nta mpamvu bakagufata bakagukubita. Ni ukuvuga nanjye nashidutse nk'uko nakabikubwiye. Nashidutse abantu banyoraguye. Naje kwisanga hano ku muvandimwe. Nukuri. Nongeye kukubona nyuma y'igihe. Biretse kumbona ubwo naragarutse ariko kukubona umeze gutyo byo ni ibintu ntari kumva bitumvikana. Salama ndugu yangu. Salama rafiki. Umeze neza? Meze fresh. Bwana, siku nyingi bwana. Nyingi sana. Karibuni kwa. Ndio, asante. Bambo. Yes. Minsi myinshi brother. Nyinshi cyane.
wari umeze neza ariko nari meze neza cyane haraciyemo igihe tutabonana nagiye hanze mperayo ariko ubu ngubu naje kandi ndabona ahantu usigaye umeze neza utuye ahantu heza ameze intebe warahinduye wazanye intebe za Dubai man yameze neza ariko polisi iri kunyirukaho nicyo kibazo afite polisi ikibazo cya polisi kabisa indi bubi cyane uburyo bwo gushaka no kuboneza nkagenda mbere reka polisi ikiwe kiba kibitewe n'iyi mpamvu se ni birefu sana Brad kumva ritanje ni amadeni se ni ni birebire Brad ahubwo babu dushaka kunguriza amafaranga ndashaka amafaranga hangahe ndashaka amafaranga cash kibuza miliyoni 3 bo miliyoni 3 ukazazibona ryari nsubiza ntabwo natinda ko dusanzwe dukorana ntabwo nagutinda ntabwo nakurambira by'ifaranga ni danje faranga se wayambonera kashi oya kuri momo utakoresha momo kashi natakoresha kuri momo biri muri momo umuntu uza kuri telefone yawe iyo ufite kuri telefone wawe wese niba wafite n'ideni umuhereza yaravyoheje ndabizi sawa korana sawa byagendaga ariko byagendaga urebye nta kibazo nari nshaka gukora niyo mpamvu kuba tuboranye ukaba unanyemereye ko yamaye abantu ikintu cyiza cyane ndagushimye kabisa mfite deal ndi kudiringa kandi nshobora kuzambyarira umusaruro cyane za deal zarakomeje urabizi njye sinjya njyamo ahantu hari buze kuba zera oya ibintu by'inoti sinjya ntsindwa kandi wabizi kabisa ndabizi icyo kintu cyo cyize cyo ngikuziho ndabikora neza ndabona akantu k'akadesign keza hariya cyane ni gake bigenda bisa kabisa ntabwo ari ibintu bikomeye cyasigaye ko n'abamodo kabisa yati no bategura iwawe mambo yewe shamara twaratigise wowe twaratigisa nyakure yuko ya mihanda yari danje gomba kubita Nyagatumba hose tugenda byari ibibazo ariko umuntu ava kure man umuntu ava kure ndugamba umuntu ava kure kabisa byadanje iyo nicara wenda nka gutya ntareba mfite se uyu ni ngewe none natigize bere business nayo gukora ariko numva ni ibintu bikomeye byataye kabisa ariko nyine slow by slow bigomba gushoboka gukunda twe twatwishikise ku buryo twatuma ntabwo twatuma imiryango twavuyemo reka ntabwo niyo twashaka ko tugumamo cyangwa dushiramo abacu sibyo ibone ko nako ikintu cyahindutse muri twebwe of course kuko ari ubuzima buhinduka nabo tutagejeje tukabarebaho